ntawe ukunda umwana ngo yange nyina, kunda Yezu na Bikira Mariya. Bana b'Imana, Nyagasani aradutumiye kugira ngo twongere duhure nawe hangaha kuri buri munsi. Nyagasani duhindura uko ushaka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana, ni muhumure muri iri sengesho ryacu, turi kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Dore rero amasomo atagatifu Kiliziya byacu yaduteguriye kuri uyu munsi wo kwiyambaza Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, Vierge Marie Mère de l'Église, ku wa mbere wa Pentecosti, ubwo twanatangiye n'icyumweru gisanzwe, icyumweru cya 10, kuri uwa mbere nyine tariki 6 Kamena 2022. Isomo rya mbere n'iryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa mbere umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Bava ku musozi witwa Uw'Imizeti bagarukiye Yerusalemu. Uwo musozi ukaba bugufi wa Yerusalemu nk'urugendo wemerewe gukora ku isabato. Bahageze bazamuka mu cyumba cyo hejuru aho babaga. Abo ni Petero, Yohani, Yakobo, Andereya, Filipo na Tomasi, Baritolomayo na Matayo, Yakobo mwene Alufeyi, Simoni umunyeshyaka na Yuda mwene Yakobo. Bose barangoga n'umutima umwe, bagashishikarira gusenga. Bari kumwe n'abagore bamwe barimo Mariya nyina wa Yezu n'abavandimwe be. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 19 murongo 25 kugeza ku 34. Iruhande rw'umusaraba wa Yesu hari hagaze nyina na nyina wabo Mariya muka Kilopa na Mariya Madalena. Yesu abonye nyina ahagaranye n'abo mwigishwa yakundaga, abwira nyina ati, muvyeyi, dore umwana wawe. Abwira nawe mwigishwa ati, dore nyoko. Guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Nyuma y'ibyo Yesu wari uzi ko byose birangiye, kugira ngo ibyanditswe byuzuzwe, aravuga ati, mfite inyota. Aho ngaho rero hari hateretse urwetso rwuzuye divayi irura. Bahambira ku rubingo icyango kiniswe muri iyo divayi irura, bakerekeza umunwa we. Yesu amaze kunywa kuri iyo divayi irura, aravuga ati, birujujwe. Nuko umutwe uragukira imbere araca. Ngo hari ku munsi w'umwiteguro wa Pasika, kugira ngo rero imirambo itaguma ku musaraba kuri sabato, kandi iyo sabato ari umunsi mukuru cyane. Abayahudi binginga Pilato ngo bavune amaguru yabo, maze imirambo bayimanure. Nuko abasirikare baraza bavuna amaguru y'uwa mbere nayo wari ubambanywe nawe. Ariko bageze kuri Yezu basanga yapfuye, we ntibirirwa bamuvuna amaguru. Ahubwo umwe mu basirikare amuti kuri icumu mu rubavu, maze ako kanya havamo amaraso n'amazi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Tuje ko kwambaza Bikira Mariya mubyeyi wa Kiliziya. Bana ba Bikira Mariya, aho muri hose nimukomere kuri uwo mubyeyi. Hahirwa abamwiyambaza, arabasabira. N'umwiyambaza azagusabira, nimwiyambaza nanjye azansabira, kuko twese turi abana be nyine. Mu ishuri mwarimu yigeze abaza abanyeshuri ati, ari ukubyara, ari ukurera, umubyeyi kurusha undi muri abo ni uwuhe? Nuko umwana arasubiza ati, umubyeyi nundera, kuko na papa wambyaye ubu simuzi. Nuko nyuma y'iryo somo ko umubyeyi ari ukurera, byumvikana nyine akagukuza. Mu minsi mike diregiteri w'icyo kigo bukeye atumiza ababyeyi ngo bazaze ku ishuri mu nama. Nuko umwana umwe wari ufite ababyeyi iwabo bari bakize cyane ku buryo bukaze, iwabo ari abakozi bakomeye pe, bafite n'amafaranga yo ku rwego rwo hejuru. Nuko diregiteri muzima agiye kubona, abona embo matin, abona umwana azanye umuyaya w'iwabo ngo niyo mubyeyi we azanye. Nuko diregiteri arabisha cyane, agira ngo abo nyine bamusuzuguye. Maze kuko ari wa mwana yarabonye hafi ashaka kumuhana ku buryo bukaze, ukuntu usana nyine batinyutse kumusuzugura bene ako kageni, bamwohereza umuyaya ngo aze mu nama y'ababyeyi, kandi nyine ari umuyaya. Mbega agasuzuguro. Nuko wa mwana bagiye kumukubita, abwira diregiteri ati, mubyeyi, papa na mama bazinduka bagenda, yewe bakaza no gutaha naryamye, sinjya mbabona. Uyu rero nazanye niwe undera, niwe ungaburira, niwe unyuhagira, niwe unzana ku ishuri, uyu niwe unyitaho, uyu rero niwe umubyeyi wanyu. Nuko diregiteri arumirwa, arushaho gutangara bikomeye cyane, ariko biranamushimisha. Bana b'Imana, umubyeyi wanjye nundera, numvunikira, numpangayikira, umubyeyi nurera. L'éducation. Bakristo bavandimwe, bana Bikira Mariya, kuri uyu wa mbere wa Pentecosti, Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye amasomo aryoshye cyane ngo twabyumvise, adufasha kuyoboka Bikira Mariya, devotion mariale, umubyeyi wa Kiliziya, aho tuza kuzirikana ku bubyeyi bwa roho, paternité ou maternité spirituelle, mu ngingo nziza igira iti, kubyara bitera ababyeyi ibyishimo. Ngo wa mubyeyi digne de son nom urera, atarubyara gusa, kuko n'akagasimba ko mu ishyamba ntavuze mu izina, nako ngo kajya kabyara
kagira gutya kagatora urubyaro rwako mu ishyamba. Babyeyi, umubyeyi ntabwo rubyara mu nda, ahubwo ni n'umubyeyi kuri roho. Umubyeyi w'ikirenga ruruta wose yitwa Bikira Mariya, umubyeyi wacu, umubyeyi wa Kiliziya. Hari amasoko atatu y'ibanze trois sources Kiliziya umubyeyi wacu ivomaho bitunga ukwemera ko abayoboke bayo. C'est la Bible, le magistère et la tradition. Ni Bibiliya, inyigisho z'abahanga ba Kiliziya ndetse n'uhererekane kuva kuri Petero papa wa mbere Yezu yashinze Kiliziya bwa mbere kugeza kuri papa uriho ubu ariwe Francisco. N'uyu munsi rero mukuru wa Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya ntitujya kure y'amasoko atatu tumaze kurondora kugira ngo twumve icyo Kiliziya umubyeyi wacu bivugaho. Iri zina rya Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya ryakoreshejwe bwa mbere na Mutagatifu Ambrose umwepiskopi wa Milani, noneho umuhire Papa Paulo wa gatandatu yemeza ko iryo zina rigomba kugaragara mu nyandiko za Kiliziya mu nama nkuru ya Vatikani ya kabiri yo ku itariki 21 ukwezi kwa 11 1964 mu nyandiko yitwa Lumen Gentium, ugenekereje n'urumuri rw'amahanga, bikitwa Marie Mère de l'Église, Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya. Noneho guhera tariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 2018 ni Papa Francisco uriho ubu nyine wasabye ko uyu munsi wajya uhimbazwa muri Kiliziya y'isi yose, bityo ukajya no ku rutonde rw'iminsi mikuru muri liturujia ku wa mbere wa Pentekosti ari wo uyu nguyu twagezeho nyine, bityo ukadufasha kongera ubuyoboke kuri Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya uri kumwe n'intumwa mu ivuka rya Kiliziya ku ikubitiro, ari kumwe nabo muri senakoro. Ngicyo gisobanuro cy'uyu munsi nyine n'impamvu yawo. Reka rero tugendeye kuri uyu munsi tuzirikane kuri ibyo byishimo bya Bikira Mariya umubyeyi wacu mu mazina atatu y'ingenzi twahuye umubyeyi Bikira Mariya. Izina rya mbere ni Bikira Mariya umubyeyi wa Kristo, irya kabiri Bikira Mariya umubyeyi w'abakristo, irya gatatu Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya. Akawa mwana haruguru asubiza diregiteri ati umubyeyi wanjye nundera n'uyu nguyu nazanye. Rero Bikira Mariya natwe aratubyara kandi akaturera ndetse akanadukuza. Ingingo ya mbere Bikira Mariya umubyeyi wa Kristo, mu kwibuka uruhare rukomeye Bikira Mariya yagize mu icungura rya muntu akabyara umucunguzi Yezu Kristo notre sauveur, bityo akaba nyina w'Imana, Mère de Dieu. Iri zina rero nyina w'Imana byemejwe bwa mbere n'inama nkuru ya Kiliziya yabereye Efezi muri 431, Theotokos mu Kigereki, Mater Dei mu Kilatini ndetse no mu Gifaransa Mère de Dieu, nyina w'Imana. Ndetse naho tuzirikana amagambo y'igice cya nyuma cyandakuramutsa Mariya yavuzwe bwa mbere na Mutagatifu Stoke Simon umukuru wa Karumeli mu 1265 ubwo yararembye ari ku buriri yenda gupfa, ati Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amen. Umubyeyi w'Imana ngo Bikira Mariya umubyeyi wa Kristo. Rero Yezu yifuza kumudusigira kugira ngo abane natwe, ndetse na cyagihe amuturaga ku musaraba agira ngo natwe umubyeyi wacu. Yezu rero ntabwo amwiharira gusa, natwe amuduhaho abemera Kristo, nk'uko Yezu Kristo atikubira nk'aba bana bafuhira abandi igihe wabo bazanye nk'undi mwana iwabo adoption utahavuka, nyamara bakirengagiza ko umubyeyi atarubyara gusa mu nda ahubwo urera, la paternité ou la maternité spirituelle. Ingingo ya kabiri umubyeyi w'abakristo. Tugende ku Evanjiri y'uyu munsi Bikira Mariya umubyeyi w'abakristo koko. Ubwo Yohani yagize ati iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina Bikira Mariya. Icyo gihe Yezu araga Yohani Bikira Mariya ati mwana dore nyoko, na Bikira Mariya amuraga Yohani ati mubyeyi dore umwana wawe, amen amen. Yohana nga muri Evanjiri ahagarariye abemera Kristo bose ababatijwe bakanakomezwa birumvikana abakristo bose. Bikira Mariya n'umubyeyi wacu twahereye ahangaha nyine ku musaraba. Ku musaraba niho havukiye Kiliziya, umubiri mabera wa Kristo abereye umutwe. Ubwo umwe mu basirikare ngo twabyumvise yatikuye Yezu icumu mu rubavu, maze ako kanya havubukamo amaraso n'amazi, amen. Iki ni ikimenyetso cy'ingabire ya Roho Mutagatifu. Muri ibyo bigereranyo amazi yamaze atanga ubuzima, ubugingo, akanasukura, ndetse n'aya maraso y'umukiro, ubugingo bw'iteka. Ahangaha rero ku musaraba Kiliziya yavukiye, Bikira Mariya yari ahari. Tukazirikana rero iyo miruho, iryo shavu, ubwobare bwa Bikira Mariya, Kiliziya ivukira muri iyo mibabaro. Kiliziya mubiri wa Kristo abereye umutwe, twe tukaba ingingo zayo. Ya Kiliziya Yezu araga nyina Bikira Mariya umubyeyi w'abayoboke b'Imana. Twe rero twacunguwe n'amaraso ya Kristo y'agaciro gakomeye. Ngiyo ya pase ya Yezu ahereza Yohani, Yezu akongera agafata umupira
agapasa Bikira Mariya. Abakinnyi murabyumva vuba, iyo umukinnyi agapase karyoshye ukubitamo igitego cyiza cyane kiryoshye, match rero ikaryoha, abakristo bagatsinda ibitego byinshi cyane ndetse n'iby'umutwe birimo, kubera nde Bikira mu mubyeyi w'abakristo nyine. Iyo uri kumwe na Bikira Mariya mu kibuga, navugaga muri kiliziya aho dukinira, gukina ntabwo ari umukino gusa uyu nguyu ugaragara, ahubwo le rôle à jouer dans l'église. Nguko uko tuba turi ku rugamba, iyo turi kumwe na Bikira Mariya turatsinda, nta kabuza nyine, kuko nyine aba yapashwe na Yezu, aba yahawe na Yezu, natwe akaduha akatugabira. Urakoze mubyeyi Bikira Mariya. Ingingo ya gatatu, Bikira Mariya umubyeyi wa kiliziya. Reka tunyarukire gato mu mateka. Bikira Mariya yabyaye Kristo kuri Noheli, abyara abakristo kwa gatanu mutagatifu munsi y'umusaraba ko twagiye tubizirikana. Noneho abyara kiliziya kuri Pentekoste, aho duhimbaza ivuka ku mugaragaro rya kiliziya, tuzirikana ubwo butumwa bwa Bikira Mariya ugumana na kiliziya, ugumana n'abana be, agasengana n'intumwa, akazishyigikira, akazikomeza, akazihumuriza. Bikira Mariya niwe wa mbere wasenderejwe Roho Mutagatifu igihe marayika aje kumumenyesha ko azabyara umwana w'Imana. Roho Mutagatifu nyine nani umanukira ku ntumwa nyine kuri Pentekoste kuko cyo twabizirikanaga. Na Bikira Mariya rero yarari aho ngaho kumwe n'intumwa, kuko twabizirikanye mu isomo rya mbere ubwo bari bateraniye muri Serenakoro bari kumwe n'abagore bamwe, harimo Mariya nyina wa Yezu. Amen amen. Bikira Mariya muvyeyi wa kiliziya. Bakristo bavandimwe, nubwo Bikira Mariya yatubyariye muri iyo miruho yose, iyo mvune ako kababaro ya kiliziya ihura n'imiyaga myinshi, ariko ntizigera isenyuka, birumvikana. Ni nabyo bituma nyine ibyishimo bisendera, ndetse akagumana n'intumwa mu gihe cy'amage, igihe bifungiranye kubera gutinya Abayahudi. Bikira Mariya rero ntava iruhande intumwa, arabakomeza akabahumuriza. Ntamera nk'aho umubyeyi urangiza kubyara umwana yabona inzara n'amakuba biteye nuko agahita muta. Aha akaba abagabo bamwe bata abagore babo ku mariri, cyangwa bagata abagore n'abana mu nzu z'ikodi, ye baba we bagahunga ngo kubera ibibazo. Umugabo uhunga ibibazo babyeyi mu rugo. Nuko wa mugani wa mwana twabonye hejuru ati umubyeyi wanjye n'uyu nguyu ndera, n'umunyarwanda ati uburere buruta ubuvuke. Rero babyeyi, niba umubyeyi ari ukurera, ubwo se n'umwana wawe ntiyaba ari urera? Ibaze nanjye nibaze. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, terelwe ngo umugabo umwe n'umugore umwe bari babanye neza mu rugo rwabo, bumvikana neza pe, kandi ngo bari babyaranye gatatu. Akazangingo zacu turi kuzirikanaho ko ari 3. Nuko abana babo bajya gukora bakabasigira umukozi ngo akomeze abiteho. Umunsi umwe rero umugore aza kujya mu mahugurwa kure cyane, aho yagombaga kumara nk'ukwezi kose. Nuko umugabo w'uru rugo akarunturuntu kaza kumuzamukamo, namwe murakumva karunturuntu babyeyi, akajya apanga uburyo bwose yazasaba umuyaya we ngo aze asase uri bwa nyirabuja. Navugaga ku busasa mu Kinyarwanda, nirinze kuvuga kuryamana kuko iyo nshinga yabiremereye ku buryo bukomeye, kuyivuga ntago byoroshye. Nuko umugabo agapanga iyo migambi, yajya guhamagara wa mukozi, undi akitaba ati karame papa mubyeyi wanjye. Wa mugabo neza neza akajugumira, yakumva papa mubyeyi wanjye, akumva iryo jambo rimukoze ku mutima, uburyo noneho aza kongera guhingutsa ya dosiye navuze haruguru. Nuko rya jambo akarisubiza mu kabati, undi munsi nabwo akakomeza akabipanga uburyo zongera kumuhamagara ngo amuguyaguye. Noneho aza kongera kumuhamagara, nuko agiye gutobora ngo mubwire icyo amushakaho. Nuko wa mukobwa nawe ati karame papa mubyeyi wanjye. Wa mugabo neza neza yamvuga imwuzurizwaho ngo subiza amerwe mwisaho. Uko iminsi yahitaga, wa mugabo neza neza yarazitiwe n'iryo jambo ngo karame papa mubyeyi wanjye. Uwo mwana iyo titire amwita kandi ari umuyaya, iryo jambo rikarushaho kumukora ku mutima, rikamukirigita ye. Noneho yakwibaza n'uburyo anamuhemba amafaranga make, ariko akaba yaramufashe ku rwego rw'umubyeyi w'ikirenga. Guhera ubwo wa mugabo akomeza kwibaza, nyuma yo kubona imigambi ye yose iburijwemo, ndakubwiza ukuri yafashe igihe aritekerezaho, ntiyongeye gushora iyo dosiye kuri uwo mukobwa. Ahubwo noneho yagiye amenya agaciro afite imbere y'uwo mukozi, n'uburyo ahawe icyubahiro yo ataranakwiye. Kubona umukozi umuyaya ari umusobanuriye neza neza uwo ari we, ko ari umubyeyi, uri umubyeyi. Mbega titiri iryoshye izitira runturuntu. Guhera ubwo wa mukozi akurira iwabo kugeza bamushyingiye, bamukorera ubukwe bw'agatangaza nk'umwana wabo koko. Nuko abantu bamwe batajya kwijujuta bati ariko aba boss ubu babaye iki, ngubu bari gutonesha uriyo mukozi bamuca iki, bona bamukorera ubukwe nk'umwana wabo. Ariko ntawabarenganya, ntibaramenya ibanga wa mugabo ari gukoreraho n'ukuntu ari kwesa umuhigo kugira ngo nyine rya zina rikorere. Nuko abo bivuvotaga nyine ntibamenye isano isumbi y'amaraso
uwo mwana afitanye n'urwo rugo. Ni koko bakristo bavandimwe, usibye rwaje ubu ngubu navugaga runtu nta mwana uryamana n'umubyeyi we. Inceste vraiment, umwana wa batisimu, umwana waje iwawe. Nanone kandi umwana si ubyara mu nda gusa ku rwego rw'isano nyine y'amaraso umubiri, ahubwo umuntu wese wageze mu rugo iwawe, umukozi, un enfant adoptif, umwana wa batisimu uwurera, ndetse na wundi utazi wabo yitwa umwana wawe, nawe ukaba umubyeyi we. Nuko ajya kumva umukozi araguhamagaye ati karame mama umubyeyi wanjye, karame papa umubyeyi wanjye. Nuko nawe uzikiriza uti karame mwana wanjye. Kandi byaba icyo gihe bene urugo ni nk'urugo rw'abakristo yubashye bamaze kumenyana na Bikira Mariya, umubyeyi uturera twese, umubyeyi w'ikirenga. Aho kwa Bikira Mariya nyine abamenye Bikira Mariya ndiharangwa y'amazina yo mu bihuru no mu bigunda, ngo muyaya, ngo ngwino hano sha, ngo kadogo, ngo wamuboyi we, wamukozi we, wamucanshuro. Kuko nyine bene aho ngaho bari isano y'umubyeyi n'umwana, amour filia, bikazarangira nyine anamukoreye ubukwe akamushyingira, nk'uko Bikira Mariya nawe twishingira akaturera. Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya nyine, kandi nanjye ndi umwana wa Kiliziya, ubwo nanjye Bikira Mariya ni umubyeyi wanjye. Aha, niba nanjye ndi umwana wa Kiliziya, ubwo nanjye byumvikane ko Bikira Mariya ari umubyeyi wanjye. Yezu mwana w'Imana, nyuma yuko nanjye niyumvise ko ndikurerwa na Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, ari no mubyeyi wawe, kandi koko nishingiwe kibyeyi, niyemeje umunsi nanjye kwemera kurerwa neza ndetse no kurera neza abo nshinzwe. Nkakira neza abaza bangana mu rugo rwanjye, urugo rwanjye rugahinduka urugo rw'i Nazareti, urugo rwa Yezu, Mariya na Yosefu. Bikiwanye no kuzongera kwita abandi amazina asaruye mu bigunda, amazina basuzuguza, amazina bacisha bugufi, amazina bacakaza, abashyira mu bucakara, ahubwo mbite abana b'Imana, abana ba Kiliziya, abavandimwe banjye muri Kristo. Amen, amen. Nuko rero natwe hamwe n'umubyeyi wa Kiliziya twegukira ishapure yacu, tumwiyambaze kugira ngo adusabire, atuvugane ku mwana we Yezu Kristo. Bikira Mariya umubyeyi wa Kiliziya, udusabire buri munsi. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.